Amahoro y'Imana akomeza abane namwe mwese mukunda kudukurikirana buri munsi ku munsi. Iki ni Ikibabi TV. Tubabwira ibimera buri munsi bibafasha mu buzima bwanyu bwa buri munsi. Mwibuke neza ko ibyo bimera bibafasha mu kwirinda indwara nyinshi zitandukanye. Uyu munsi ndaza kukubwira ku bimenyetso 9 byakwereka ko ugiye kurwara indwara ya Diabète. Nicyo wakora. Umuryango mpuzamahanga wita ku buzima World Health Organization muri raporo yawo yo muri 2016 watangaje ko abantu barenga miliyoni 422 mu bakuze barwaye Diabète. Iyi ndwara yibasiye ubuzima bwa benshi ku isi. Abahanga mu by'ubuzima bagaragaza ko iyi mibare ishobora no kwiyongera ikagera kuri miliyoni 642 mu mwaka wa 2040 mu gihe nta gikozwe mu guhangana n'ingaruka zayo. Diabète yo mu bwoko bwa kabiri yiganje mu bakuze, ikunze guhitana imbaga aho benshi batungurwa no gusanga bayirwaye, hakaba n'igihe basanga yarabarenze nyuma yo kwisuzumisha. Umwarimu akaba n'impuguke mu by'ubuzima muri kaminuza ya Nicyo, Professor Roy Taylor, yatangaje ko Diabète yo mu bwoko bwa kabiri ari ikunda kugaragara cyane kuko hafi abantu 90% barayibasangana iyo babapimye. Ikunze kugaragara iyo umubiri w'umuntu utagishobora gukora imisemburo ihagije yo mu bwonko, imisemburo ihagije yo mu bwoko bwa insuline, kuko ari yifasha mu kugenzura no kuringaniza isukari iri mu mubiri. The Telegraph dukesha iyi nkuru itangaza ko abenshi barwaye indwara bataba bafiteho amakuru. Mu Bwongereza ho nibura mu bantu 16 abarenze umwe baba barwaye Diabète yo mu bwoko bwa kabiri. Abahanga mu by'ubuzima bagaragaje ibimenyetso 9 byerekana ko umuntu arwaye Diabète n'uburyo yakoresha yivura. Ikimenyetso cya mbere, inyota ikabije. Inyota ikabije ni ikimenyetso kigaragaza ko umuntu yaba arwaye Diabète yo mu bwoko bwa kabiri. Umwarimu muri kaminuza ya Sheffield akaba n'impuguke mu gusuzuma no kuvura Diabète, Simon Heller, yagize ati abantu bashobora kwisanga bagenda bagira inyota yongera mu gihe gito. Ibi bishobora kuba ikimenyetso cy'uko isukari yabaye nyinshi mu mubiri, ndetse bishobora gutuma agace k'ubwonko kagenzura ibijyanye n'inyota gahungabana. Ikimenyetso cya kabiri ni umunaniro. Umunaniro mwinshi ushobora kuba ikimenyetso kigaragaza ko umuntu arwaye Diabète. Heller yavuze ati umunaniro ushobora guterwa na Diabète mu gihe isukari iba yabaye nke mu mubiri, bigatuma utunyangingo tudakora neza. Umunaniro ushobora no guterwa n'izindi mpamvu zitandukanye zirimo nk'umuvuduko muke w'amaraso cyangwa agahinda gakabije. Ibi rero si ikimenyetso cya Diabète gusa. Kurya nabi. Umwarimu muri kaminuza ya Aston mu Bwongereza akaba n'impuguke mu buzima, Clifford Baylor, yavuze ko kurya no kunywa ibintu byiganjemo ibisukari no kunywa itabi bishobora gutera Diabète yo mu bwoko bwa kabiri. Mu gihe kandi umuntu akoresha kenshi imiti nka steroid bishobora gutuma urwara. Ikimenyetso cya kane, kubyibuha mu mayunguyungu. Mu gihe umuntu akiri muto abyibuha byihuse ku gice cy'urukenyerero bishobora kugaragaza ko arwaye Diabète yo mu bwoko bwa kabiri. Professor Roy Taylor wigisha muri kaminuza ya Nicyo yagize ati nubwo uko umuntu akura ashobora kubyibuha urukenyerero, ariko mu gihe bikabije umuntu afite nk'imyaka 21 bigaragaza ko ushobora kuba ufite ibyago byo kurwara Diabète. Umumaro wa gatanu, kwihagarika buri kanya. Professor Heller yavuze ko kwihagarika buri kanya, by'umwihariko nko ku bagore babikora mu masaha y'ijoro, bishobora kuba ikimenyetso cya Diabète. Yagize ati gushaka kwihagarika buri kanya biterwa n'isukari nyinshi mu maraso, kandi bigira ingaruka ku mpyiko mu buryo bigeraho kugenzura inkari bikaba ingorabahizi. Naho kwishimagura mu gitsina ku bagore byo biterwa na za microbe zitandukanye, ndetse iyo bimaze igihe bishobora kuba ikimenyetso cya Diabète. Ikimenyetso cya gatandatu, kumara umwanya munini wicaye. Taylor yavuze ko abantu bakora akazi gatuma bamara igihe kirekire bicaye, nko gutwara imodoka, bituma batabona umwanya wo gukora imyitozo ngororamubiri, bafite ibyago byo kwandura indwara. Aba bagirwa inama yo kwisuzumisha bakamenya niba nta Diabète bafite.
Umumaro wa karindwi, indwara zibasira uruhu. Ikindi kimenyetso kigaragaza ko umuntu ashobora kuba arwaye diyabete ni indwara za hato na hato zibasira uruhu cyangwa se gukomereka umuntu ntakire vuba. Hera yasobanuye ko ibi biterwa no kuba ubudahangarwa bw'umubiri bwo kurwanya zimwe muri izi ndwara bwagabanutse, bigatuma igipimo cy'isukari kizamuka. Umumaro wa 8, kutagira amarangamutima no kutita ku bintu. Hari ibindi bimenyetso bita umuntu ashobora kwibonaho akamenya ko arwaye diyabete. Urugero ni nko kuba umuntu atakigira icyo yitaho, atakigira amarangamutima cyangwa yaragabanutse. Ibi byose rero bishobora kuba ikimenyetso cy'uko umuntu arwaye diyabete yo mu bwonko bwa mbere cyangwa ubwa kabiri. Bishobora kuba ikimenyetso cy'uko umuntu arwaye diyabete yo mu bwoko bwa mbere cyangwa ubwa kabiri. Ikimenyetso cya 9, kuba umuntu akomoka mu bantu diyabete ikunda kwibasira. Ni ingenzi cyane kwisuzumisha diyabete yo mu bwoko bwa kabiri mu gihe umuntu wo mu muryango wawe ayirwaye. Hari ubwoko bw'abantu ikunda kwibasira kurusha abandi, nk'abakomoka muri Aziya no mu bihugu bya Karayibe. Bagira ibyago byo kuyirwara inshuro enye ugereranyije n'abandi. Ubundi ni gute wakwirinda diyabete? Abahanga mu by'ubuzima bagaragaza ko ingano y'amafunguro umuntu afata igomba kwitabwaho, kandi abantu bagakangurirwa gukora imyitozo ngororamubiri kuko bibafasha kuringaniza ibiro n'umubyibuho. Ubushakashatsi bwagaragaje ko umuntu ukora imyitozo cyane bishobora kumufasha kugabanya ibiro, akabasha kugenzura no kuringaniza isukari mu mubiri. Ariko sinagenda nakubwiye inama zagufasha mu kwirinda indwara ya diyabete. Impinduka z'ibihe mu buryo bw'imibereho bivugwa ko zihinduka cyane uko ibinyejana bihita, ibindi bigataha, bigahinduka bizana ibyiza mu buzima, ariko n'ibibi bikiyongera, kuko iterambere ry'inganda ryaje riherekejwe n'uko abantu basigaye bagira umujagararo w'ubwonko cyane, stress. Abenshi bagafata amafunguro ataboneye, fast food. Abandi bakamara igihe kinini cyane bicaye cyangwa se baryamye kurusha icyo bamara bakora ibikorwa bituma banyeganyega. Ibyo byose biri mu byongera ibyago byo kurwara diyabete yo mu bwoko bwa kabiri, type 2, n'ibibazo bijyana na diyabete yo mu bwoko bwa mbere n'ubwa kabiri. Ku rubuga www.doctissimo.fra, inzobere mu buzima no mu buvuzi zivuga ko umuntu yaba afite diyabete cyangwa atarayirwara, gutangira kwiga uburyo bwo kubaho neza byafasha mu kugabanya ibyago byo kurwara iyo ndwara, ariko no kugabanya ingaruka zijyana nayo ku bantu bamaze kuyirwara, binyuze mu kurya indyo iboneye. Bifasha mu kugabanya isukari, ariko bikanafasha no kugira ibiro biri ku murongo mwiza, bityo bigafasha umuntu kwirinda iyo ndwara ya diyabete. Hari kandi kugabanya urugero rw'amavuta mu mafunguro umuntu afata. Abantu bagahindura uburyo bwo guteka, bakarya ibitogosheje mu mazi cyangwa se bitekesheje umwuka, kuruta gukunda gufata amafunguro atekeshejwe amavuta. Kwirinda amasukari, yaba isukari yo muri za gato, za bombo cyangwa se biswi. Ikindi ni ukwirinda kurya umunyu mwinshi. Umuntu akimenyereza kurya umunyu mukeya, ahubwo akaba yakoresha ibindi birungo by'ibyatsi, indimu n'ibindi biryoshya amafunguro. Ikindi ni ukugabanya urugero rw'inzoga umuntu anywa, akanywa inzoga nkeya. Hari kandi no kwitoza kugira gahunda mu byerekeye amasaha yo gufata amafunguro. Umuntu akirinda gusimbuka ifunguro na rimwe, kandi akarya ku masaha adahindagurika cyane kugira ngo yirinde kuryagagura. Umuco wa siporo, gukora siporo ku buryo buhoraho, kuko imibereho y'abantu muri iki gihe cy'iterambere ngo ntituma abantu bakora siporo cyangwa se bakoresha imbaraga z'umubiri cyane, ahubwo bamara igihe kinini bicaye cyangwa se baryamye, bigatuma isukari igira igihe cyo kwibika cyane mu maraso. Ariko siporo ifasha mu kugabanya isukari mu maraso no gufasha insuline gukora neza akazi kayo, kuringaniza isukari yo mu maraso. Wibuke ko twavuze ko insuline ifasha mu kuringaniza isukari yo mu maraso. Iyo udakora siporo rero ntabwo insuline ibasha gukora neza. Gukora siporo umuntu ahitamo iyo akunda, kandi byaba byiza akaba ashobora kubona abo bakorana nawe siporo kugira ngo bamutere umwete. Harimo kugenda n'amaguru, gukoresha za esikariye, kugendagenda igihe umuntu amaze gufata ifunguro kugira ngo adahita aryicarana cyangwa se ngo aryame akimara kurya.
ikindi ni ukwirinda umujagararo w'ubwonko stress, kuko ari kimwe mu bintu bikomeye bitera indwara ya diyabete. Ku bantu bazi ko bakunda kugira stress cyane, ni byiza ko bashaka umwanya wo kuvugana n'inshuti, bakaganira, bakaruhuka, cyangwa se bakiga ubundi buryo bwo kuyirwanya bushobora kubafasha gukoresha umubiri. Ikindi ni ukwirinda kunywa itabi cyangwa se kurireka burundu. Ku basanzwe barinywa, impamvu ni uko kunywa itabi bibangamira imikorere myiza ya insulin, nk'uko byemezwa n'umuganga w'indwara z'umutima witwa Daniel Thomas. Itabi kandi ryongera ingaruka z'indwara ya diyabete, ariko kurireka byafasha mu kwirinda diyabete no kugabanya ibibazo bijyana nayo ku bamaze kuyirwara. Kugenzura ibiro no kwirinda umubyibuho ukabije nabyo byafasha mu kwirinda diyabete, kuko kugira ibinure cyane cyane ibinure byo kunda byongera ibyago byo kurwara iyo ndwara ya diyabete ndetse n'izindi ndwara zitandukanye. Bityo rero kugabanya ibiro ku bafite iby'umurengera byagira akamaro cyane ku buzima bwabo. Ubundi nko kurya indyo iboneye no gukora siporo bikunze kujyana no kugira ibiro biringanira, bidasabye ko umuntu yibuza kurya cyangwa yibabaza cyane. Hari ibyagombye gutuma umuntu ahora yipimisha indwara ya diyabete kuko afite ibyago byinshi byo kuyirwara. Aho ni ku bantu barengeje imyaka 40 y'amavuko, kuba hari umwe mu muryango urwaye diyabete, kuba umuntu yarigeze kuyirwara mu gihe atwite. Gukunda kwipimisha kenshi indwara ya diyabete birafasha kuko umuntu atangira kuvurwa vuba indwara itaragera ku rugero rukabije, kuko ngo hari igihe diyabete itinda kugaragara ariko hari ibimenyetso byayo bishobora kuburira umuntu, harimo kugira inyota nyinshi kandi kenshi, gushaka gusoba, kwihagarika buri kanya, umunaniro uhoraho, gucika intege, kudakira vuba aho umuntu yakomeretse, no kutabona neza. Wibuke ibi ngibi nabikubwiye haruguru. Ibi byose ni ibimenyetso biranga umuntu ushobora kuba afite ibyago byinshi byo kwandura diyabete. Hari kandi ibibazo by'ubuzima byongera ibyago byo kurwara diyabete yo mu bwoko bwa kabiri. Harimo umuvuduko w'amaraso ukabije, isukari nyinshi mu maraso, cyangwa se ibinure bibi bya cholesterol. Ufite ibyo bibazo aba yagombye kwihutira kwa muganga kugira ngo bakomeze gukurikirana ko hatarimo na diyabete. Ikigo cy'igihugu cy'ubuzima RBC kigaragaza ko kwirinda ibitera indwara ya diyabete ariyo ntambwe igabanya ibyago byo kuyirwara, kuko kuyirinda bitanga amahirwe ari hejuru ya 50% kugera kuri 75% yo kutarwara indwara idakira. Ni mu gihe kandi iyi ndwara ikomeje kwiyongera hirya no hino ku isi, by'umwihariko ikaba iri kuri 3% mu Rwanda. Diyabete izwi nk'indwara y'isukari n'uburwayi bushobora kwibasira uwo ari we wese. Igira amoko menshi, gusa akunze kuboneka n'atatu. Harimo ubwoko bwa mbere buterwa nuko impindura pancreas itabasha gutanga umusemburo wa insulin ukenewe mu kuringaniza isukari mu mubiri. Biragoye kwirinda ubu bwoko kuko usanga abasirikare bo mu mubiri bangiza uturemangingo dukora uyu musemburo. Ubwoko bwa kabiri bwo buturuka ku mibereho y'umuntu, n'ubwa gatatu bufata ababyeyi batwite. Inzobere mu buzima zivuga ko diyabete ari indwara umuntu ashobora kubana nayo ntagire ikibazo mu gihe yiyitayeho uko bikwiriye ndetse agafata imiti neza. Wibuke neza ko ukoresheje ibimera, ukagira indyo irimo imboga, ukanywa amazi, ugakora siporo n'ibindi byose twavuze haruguru, bishobora kugufasha kugabanya ibyago byo kurwara diyabete. Reka twirindire ubuzima, amagara araseseka ntayorwa. Ibi reka tubyite ubuzima. Nge nitwa Fred, iki ni Ikibabi TV.